Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana itugire neza twese, tukaba twongeye guhurira hano kugira ngo tugire ibihe byiza byo gusenga. Dushimiye Imana yakomeje kubana natwe, kandi mbahaye ikaze abo turi kumwe kuri Zoom. Haleluya! Ababishoboye mwafungura mikrofone zanyu tugasuhuzanya, mukavuga ngo shalom shalom, cyangwa se ukandika muri chat box. Imana ibahe umugisha. Abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mwagize neza kubana natwe muri kino gitondo. Haleluya! Ndizera ko Imana ikomeje kubarinda, ndizera ko Imana ikomeje kubana namwe umwe wese aho aherereye. Kandi niba utameze neza, humura, Yesu araza kugira icyo akora ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi igice cya 5 ku murongo wa 4, aravuga ngo Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanje kuri wowe, mbe maso ntegereje. Haleluya! Uyu mwanditsi aratwibutsa cyangwa se aratuvugira ko mu gitondo Imana igomba kumva ijwi ryacu. Iyo tubyuka, iyo tuzinduka gusenga, ntabwo tuba turi gutakaza igihe, ahubwo n'ijambo ry'Imana rirabitwemera, rirabitwereka ngo mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanje kuri wewe, ngo mbe maso ntegereje. Igitondo nk'iki ni igihe cyiza cyo gusenga, ni igihe cyiza cyo kuba imbere y'Imana. Mu bantu Imana igomba kumva bari gusenga, ijwi ryawe ntirikaburemo mwene data. Niyo mpamvu Imana dushize ku mutima kugira ngo tujye dusenga mu gitondo, mbere yuko tujya ku kazi, mbere yuko tujya mu mirimo itandukanye, kugira ngo tuzamure amajwi yacu imbere y'Uwiteka. Rero mwebwe mwese Imana iri gushoboza kuba ku gicaniro, kuzinduka, Imana ibagire neza. Kandi dushishikarize n'abandi kubatumira, dukoresheje link ya Zoom, dukoresheje link ya YouTube, kugira ngo nabo babashe kuza kwifatanya natwe tubashe gusenga. Imana rero ibaha umugisha. Iki gitondo turaza gusenga, turaza kwinginga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe iyi ndwi yose, iki cyumweru cyose twatangiye. Uwiteka Imana azakomeze kutugirira neza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenge isengesho ryo gushima Imana kuko Imana yongeye kutugirira neza, Imana yongeye kubana natwe, Imana yongeye kuduha igitondo cy'umugisha. Abo turi kumwe kuri Zoom mubishoboye, mufungure mikrofone zanyu, tuzamura amajwi yacu, dufatanye gusenga, dufatanye kwinginga Imana, dushimira Imana ko Imana itugire neza kandi Imana ikomeje kubana natwe. Turaza nanone kugana ijambo ry'Imana, dusengera n'ibindi byifuzo bitandukanye. Ndabizi neza ko Imana iraza kutugira neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Turagushimiye ko ubana natwe ukatubera amaso, turagushimiye ko uturinda uko bukeye uko bwije. Ijambo ryaratubwira ngo iyo Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ngo abanzi bacu baba baratumize bunguri. Abanzi ni benshi, ibidushakisha ni byinshi, iturwanya ni byinshi, ariko turagushimira ko Mwami ubana natwe ukatugira neza. Iteka ryose ubana natwe, buri utubereye maso, ntabwo ujya udutererana. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze rero kubw'iki gitondo cyiza, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe. Mwami, turakwinginze ngo utugirire neza, uvugane n'imitima yacu. Abadukurikiye bose bahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya! Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwagize neza kubana natwe, mwagize neza kwitabira iki gitondo kugira ngo tubashe gusengana namwe kandi dusangire n'ijambo ry'Imana. Iki cyumweru nagira ngo tugisengere. Hari ibintu byinshi umwana Satani aba yagambiriye ku buzima bwacu, ariko hamwe no gusenga Imana igenda ibivanaho. Ntabwo biri ngombwa ngo Imana ikwereke ibyo yakoze, ahubwo jya wizera. Hari umuntu yigeze gusenga asaba Imana ngo imwereke uburyo imurinda. Imana imuhumuye amaso, ngo yagendaga abona ibintu bigenda bimugwanya,
akabona hari utuntu tudusimba tugenda udukoko dusa nkaho tumwitambitse imbere, akagenda abona abadayimoni bashaka kumukata izosi, abandi bamujugunyaho ibintu, akagenda agira amaboko gutya asa nkaho ariko arabyirukana. Arangije abwira Imana ngo Mana, ngo geze aho ngaho namaze kubona ko hari intambara nyinshi ziba ziza zitugana, ariko abamarayika bawe bagenda batugwanira. Rero hari ibitero byinshi Satani aba yateye ku buzima bwawe, aba yagambiriye ku buzima bwawe, ariko ibyo byose Imana igenda ibikuraho uburyo twebwe tudashobora no kubisobanukirwa. Hari n'ibindi tubonesha amaso yacu tukabona ngo aha hantu ni Imana iturokoye, ni Imana idutabaye. Rero hamwe no gusenga, Imana igenda ivanaho ibyo bintu byose umwanzi Satani agenda atera mu buzima bwacu. Ari byo rero tugomba gusengera muri kino gitondo kugira ngo Imana ibivaneho mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zakariya igice cya kabiri. Zakariya igice cya kabiri turahera ku murongo wa mbere. Zakariya igice cya kabiri turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya avuga ngo maze ngo nubura amaso ngo ngiye kubona mbona amahembe ane. Umurongo wa kabiri ngo mbaza marayika twavuganaga ni biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Umuntu yabonye amahembe ane, arangije arabaza marayika, aramubwira ngo biriya mbona ni ibiki? Marayika aramusobanurira aramubwira ngo ariya mahembe ubona ngo niyo yatumye Abisirayeli batatana, niyo yatumye Abisirayeli bataba hamwe, bataba mu bumwe, umwe wese afata inzira ye, umwe wese ajya hirya no hino. Nagira ngo nkwibutse ngo hari amahembe cyangwa se hari imyuka umwanzi Satani yohereza mu miryango, yohereza muri business, yohereza mu buzima bwacu igamije kudutatanya. Hari imyuka Satani yohereza mu buzima bwacu kugira ngo tudatera imbere, kugira ngo duhore mu ruzerero gusa, duhore mu ntambara. Hari imyuka umwanzi Satani ahora ajugunya mu bantu kugira ngo abantu ntibagire ikintu na kimwe bageraho mu buzima. Ubyuka mu gitondo ukumva ngo intambara zabaye intambara, ubyuka mu gitondo ukumva ibyago byabaye ibyago, ubyuka mu gitondo ukumva indwara zabaye indwara. Iyo ni imyuka iri kudutatanya kugira ngo ntihagire icyo tugeraho. Bibiliya iravuga ku murongo wa gatatu ngo Uwiteka anyereka abacuzi bane. Umurongo wa kane ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Arasubiza ati uzi ko ayo mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe. Abayuda ngo ntihagire uwegura umutwe, ntihagire uwugira icyo ageraho, ntihagire utera imbere, ntihagire uwugera mu masezerano. Ngo none rero ngo bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatana. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aba bacuzi bane nifuza ko tubasengera muri kino gitondo. Amahembe yarahagurutse atatanya Abisirayeli. Hari ibyahagurutse kukugwanya, hari ibyahagurutse kugwanya umuryango wawe, hari ibyahagurutse kugwanya abana bawe, ariko Imana ishimwe cyane igihagurutse abandi bacuzi kugira ngo batatanye, bagwanye ayo mahembe, bakubite hasi imbaraga zose zahagurutse kugwanya ubuzima bwacu. Hari imbaraga zahagurutse kutugwanya, ariko hari izindi mbaraga Imana yohereza kugira ngo zidukize. Uyu munsi niba ubona ubuzima bwawe bwaratewe, ubuzima bwawe bwaratatanye, nta kintu na kimwe uri gukora ngo kigende neza, abana bawe ubuzima bwabo buri mu kaga, Satani yabatwaye mu biyobyabwenge, Satani yabatwaye mu buzima butari bwiza, humura muri kino gitondo ndifuza ko dusengana nawe. Hari abamarayika Uwiteka Imana agiye kohereza kugira ngo basenye, bakubite hasi. Aramusubiza ati ayo mahembe niyo yatatanije abayuda ntiyagira uwegura umutwe. Ngo none bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi. Tugiye gusenga kugira ngo Imana yoherereza abamarayika, Imana yohereza ubutabazi butatanye, bwirukane imyuka yose yarwanije ubuzima bwawe.
Imana yirukane, haleluya, isenye, ikubite hasi ibicaniro byose by'abarotsi, ibicaniro by'abadayimoni byarwanije ubuzima bwawe. Uyu munsi hari indwara ziza ku buzima bw'abantu, abantu bakagerageza kwivuza bikanga. Izo ni indwara z'abadayimoni. Tugomba gusenga kugira ngo marayika w'Iteka atatanye, yirukane, asenye, avaneho burundu izo ndwara zidasobanutse mu izina rya Yesu. Gerageza gukora business ariko ntizicemo. Kubera iki? Hari imyuka yatatanije ubuzima bwawe. Muri kino gitondo Uwiteka Imana araza kumanura ubutabazi ku buzima bwawe. Wowe wagira ubuntu bwo gusengana natwe, wowe wagira ubuntu bwo kudukurikira. Hari imbaraga z'Imana ziri bumanukire ubuzima bwawe. Ubwo burwayi bumaze igihe kinini buri ku buzima bwawe, hari imbaraga Imana igiye kohereza ku buzima bwawe, ziri butatanye, ziri busenye ikintu cyose cyarwanije ubuzima bwawe. Maze igihe kinini cyane nta kintu kigenda neza ku buzima bwawe. Humura, Uwiteka Imana agiye kukurwanira muri kino gitondo. Niba wizeye, nagira ngo dufatanye muri kano kanya dusenge mu izina rya Yesu. Dusenge mu izina rya Yesu. Dusenge mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Imana zibohora ubuzima bwawe. Mbaraga z'Imana zigwanirire umuryango wawe. Mbaraga z'Imana zigwanirire abawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abo turi kumwe kuri Zoom, ababishoboye ufungure mikrofone zanyu dusengana. Haleluya. Twinginge Imana itatanye ikintu cyose cyarwanije ubuzima bwawe. Imana itatanye imbaraga yose yarwanyije umuryango wawe. Imana itatanye imbaraga zose zarwanyije umubiri wawe mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye, sengane nanjye muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza. Turagushimiye ko uri Imana itubereye maso. Wohereje abacuzi kugira ngo batatanye, kugira ngo basenye imbaraga zose zatumye ngo abayuda, zatumye abisirayeli batatana, kugira ngo bongere guhura. Iteka Mwami Imana, muri kino gitondo natwe duhagurukanye ijwi ryinginga tugusaba Iteka Mwami Imana, manura imbaraga zawe. Hari bene data badukurikiye barwaye, bafite ibibazo by'uburwayi mu izina rya Yesu. Bagerageje kwivuza biranga, bagerageje gushaka imiti itandukanye biranga. Izo ni imbaraga, izo ni imyuka, ayo ni amahembe abarozi umwanzi Satani yohereje ku buzima bwawe. Ariko iki gitondo Mwami Imana, turasenze kugira ngo imbaraga zawe Mwami zimanuke, zisenye ibyo bicaniro by'uburwayi, zitatanye iyo myuka y'abadayimoni, zitatanye iyo myuka y'uburwayi mu izina rya Yesu. Ubwoko bwawe bwakire gukira, ubwoko bwawe bwakire gutabarwa muri kino gitondo Mwami. Abana batatanye bajya kure y'ababyeyi, turasenze muri kino gitondo Mwami, bwongere kubagarura mu izina rya Yesu. Ababyeyi batumvikana n'abana, imiryango itumvikana hagati yabo, turasenze muri kino gitondo. Oh haleluya. Iyo ni imyuka y'amahembe yatumye batandukana, ariko muri kino gitondo reka habe guhuza, reka habe kongera gusubirana hamwe mu izina rya Yesu. Yasenye imyuka y'abadayimoni, yasenye aya mahembe yohereje kurwanya ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Reka abantu bawe Mwami, reka abana bawe Mwami bakire gukira, bakire gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga iki cyumweru cyose Mwami, reka kitubere icyumweru cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zose umwanzi Satani yari yohereje kugira ngo zigwanye ubuzima bwacu, reka imbaraga zitsindwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo umugisha nawe, icyumweru kitubere cy'umugisha, kitubere icyumweru cyo gutabarwa, kitubere icyumweru cyo kugendererwa nawe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, datuye umugisha wawe ku bana bawe, abarwayi bari hagati muri twebwe, indwara zitandukanye mu izina rya Yesu. Ndabasengeye Mwami kugira ngo ikiganza cyawe kibakize, abaduhaye ibyifuzo barwaye Mwami Imana, reka ikiganza cyawe kibakoreho nonaha mu izina rya Yesu. Ngo ububabare bafite mu mibiri, ku bitugu,
ku biganza, ku birenge, mu maraso, mu magufwa. Reka mwami Imana ngo buribwe, ngo bubabare bushire mu izina rya Yesu. Bakire gukira, bakire gutabagwa mu izina rya Yesu. Ufite ibibazo mu miryango bikemure, ufite ibibazo ku kazi bikemure, ufite ibibazo mu ngo bikemure mu izina rya Yesu. Kuri bitangaza muri kino gitondo mwana. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana ikiza, urakoze kuri Imana ibohora. Iki cyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwizere ko iyo myuka itsinzwe muri kino gitondo. Mwakire gutabagwa, mwakire kugirirwa neza n'Uwiteka. Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza kandi mugire ibihe byiza. Tuzakomeza gusenga mu gitondo nuko bisanzwe. Yesu abaho umugisha, mwarahezagiwe. Shalom shalom. Shalom shalom.